rwose nagiye kubona mbona iratsikiye mbona akaguru ngo konyo ya sake nini yari irimo yindi Of course, tulina kukora nyonyonyo naye nk'abantu bewanga erya Rwanda erya Tanzania fena tubelewamu. Chiga, pesa zetu ziko wapi? Mwambonye mukiri mu kilometero. Muache hicho kipofu, tuendelee mwendo. Saa zingefika mbali, tupiga hatua ndefu kabisa. Fatwa wandaya we turebe ko akaraba tugakira uwo munuko wawe. Oya mwana Jimmy mwana ntabwo dukora muri batayi. Ubona ko se ko yambara imyenda. Babera ko nyitaho. Aya mafaranga arimo ngiye kuyakoresha azabona n'ibyangombwa bye bimugoye. Akazi ke sinjye buri mwe.
ibyangombwa bye akambibika, ariko amafaranga ye ndayakoresha kuko none ari nyababaye ngewe rwose. Ubwo nta kundi nyine se wabika amafaranga kandi uyakeneye. Ntabwo nkwiye kujya nteganye bazukwejo nzabamwe najya mwiruka rukirora menye ibyo byose uko bingana ufite umutima w'urukundo ukwigira Kamariza na Furawa bagiye he? Ntabwo mbyumva neza. Ariko se Kamariza iki gicucu ubu cyagiye. Ubu ntabwo azi ko muri no rusisiro haba abajura n'amasogisi ubwayo bayanura. N'umwana wanjye nagira nkamubura. Ibi ntabwo mbyumva. Uyu mugabo kandi azaniye umukobwa ngewe nabigizeho amakenga. Ndabimubwiranga kubyumva. None ndebera ninza basiza yirangaje. Ariko reka nje kureba ashobora kuba ari kwirembo naye kumutuka ntaramenya iki. Kamariza Furawa Kamari ariko se waba bana bagiye he? Ntabwo mbyumva. Ni ibiki? Amabere yikoze ntose mana yanjye. Umbabarire mana. Ibyo ntekereje mu mutima ntaba ari byo we. Abigira ntewe. Ayiwe mana yanjye. Umbabarire ibyo ntekereje ntaba ari byo.
igipupe kinini Imana yanjye furamu wanjye yapfuye we furamu wanjye we iki ngiki cyahamagara kimbaza kiko nagihamagaye ngo nyihe ibyangombwa byacyo kikanga
Salama sifanda za gahunda zahindutse. Batata bigo kwibagirwa. Sha buretse gatuma numfata ibikoresho. Ndaje. Tugere twihuta. Yuko hanyereka. Imbere byo kunyereka.
uraseka mwese muce hano muraho umaze abana b'abantu urimo kubica n'abantu bahugurica Nicolas vuba haguruka vuba vuba kugenda mbabwire yose yegura mu buzima nanga umuntu wujije Itaba ndabona ari papa rizo uri kuguhamagara ahubwo ntabwo azapfa vuba yo gacese niko ntabwo azapfa vuba hakusa umuntu utazi kabarore kandi yarambwiye ngo niko ni hano hase sha uko ko tuvugisha ukuri ubu tugutegereza amasanga uri Yesu cyangwa urinde ariko se muvandi ahantu urimo kundangira nahagana ko utarimo kumva neza kabaro wayinjiyemo neza uyoberwa aho bita ku mwembe ku mwembe restaurant bar restaurant bar yego ariko satrete hejuru hari icyapa cyanditseho imyembe restaurant bar hasi ku cyapa kirindi hasi handitseho amaroji handitseho roji ikibazo ni ku mwembe uwo wabaza yaba umumotari yaba umutagisi vatiri kandi ufite imodoka ndabizi mva ntuka reka da umva nkubwire mbwira aho uhagaze uri he uri kuri gare neza hano hahoze gare reba none aho hahoze gare tambika gatonya muri metero 300 nazo ndaba ari nyinshi 200 wenda tambika gatonya nyine nta kibazo ariko ahantu uri bubone kwa Nkusi ubaza umuntu ngo kwa Nkusi nihe byonyine mu myembe kwa Nkusi wenda baza kwa Nkusi akubwiye ngo iki ariko nkawe umuntu nimba utazi kwa Nkusi mu mwembe banguka nyarukanya ahubwo taruka ntabwo ari ukunyaruka no gutaruka sawa nuhabona urahifuza wampaye ugeze iki gihe atari yamenya papariza atari yamenya kwa Nkusi hano ntabwo wamurenganya hano kwa Nkusi ariko ni heza none se ntabwo yahakweretse none se nagutiza none se icyapa nibwo wacu ubu ugasasirwa n'uwanyu nta kibazo nahangaha rwose komeza uze komeza uze nta kibazo
Ako se papariza byari bizi kigandazi kwa Nkusi. Debuka. Dore nguri. Debuka cyane papariza we. Ako yarahaze, yarariye papariza. Ariko tujya tuvugisha ukura bakera mwariye neza. Ako se gute umuntu wambira ngo papariza tuye muri Kabarore atazi kwa Nkusi mu miyembe. Ni umushyitsi. Afite famiye. Wambwiraga ngo ntabwo papariza. Banamwita papariza. Ari nawe kandi bugufi yawe. Kwa Nkusi mu miyembe koko. Namura. Reka nawe. Papariza. Uraho neza. Imana ishimwe. Dore tubatiwe ahangaha. Bahita mu miyembe. Oye, itere hano. None se wa muntu ubundi ukora ahangaha ari ngatuzanire akantu ka papariza ra. Naho ubundi urumva burangiye hari ikintu njyamwe. Nimba uri umuntu nase tuvuga ko ari ubwa mbere ugeze mu burasirazuba. Reka ndi bugufi yaho rwose umwana ntungiye agatoki. Ni agatoki ukigera Kabarore mu mwembe nakubwira gasanga. Ukibaza umuntu wese kwa Nkusi. Rwose ujye umenya ko kwa Nkusi ari ahangaha. Niho ahantu dufatira agacupa tugafatira amahumbezi tugafatira ibiganiro tugafatira iki. Ahangaha kwa Nkusi ni mama wararaye. Ahubwo se tukubakuzane ka kandi umenyereye ariko reka maze iminsi ndi ku miti banzane ka storo nta kibazo. Sito. Serveur! Serveur, s'il vous plaît! Hano kwa Nkusi nta kintu kiba kibuze kabisa. Kabisa. Ni heza cyane. Nahakunze. Uri inkoko yaho. Ukarya urukwavu. Ukarya urusheti.